icyama tukongera tukagaragara ku gicaniro tugakora ibyo twahamagariwe. Wa muririmbyi we, Yesu araguhamagara, arashaka kugira ngo uhagarare, wongere ubyine, wongere uririmbe, uhagarare kuri wa murimo. Nubwo ibiducine aletrobenesanse, nubwo ibicinege birimo biza, ariko turasiganwa, turashaka gusingira ibyo umwami yatubikiye. Hari n'umwambaro mwiza yatubikiye, ndakwifuriza ngo nawe uzawubone. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, cha kutumaini sina, kila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Niye mwamba ni salama, 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 niye lelebo setelevo. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera nibikomeze biganze mwe mudukurikiye kuri Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro nibagirire neza, ubwiza bw'Imana nibukomeze buganze mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turongeye turishimye cyane, turabikunze pe, kuko igihe cyose turi gukorera Imana twumva yo muhamagaro wacu anari wo murimo twahamagariwe. Imana nibagirire neza mwe mudukurikira kuri channel yanyu ariyo Joshua TV Rwanda. Imana ikomeze kubagirira neza mwe mwamaze gukora subscribe. Niba kandi utarayikora n'umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu ko tubishizeho bijye bikugeraho mu bambere, kandi nawe numara kumva bigufashije ubisangiza abandi kugira ngo irivuga butumwa rikomeze rikure. Ndabizi neza ko Imana itazabura kuguha umugisha. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya rero Imana yongeye kumpa ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Ni ijambo riri mu gitabo cy'ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 14. Turasoma duhereye ku murongo wa 23 tugeze ku murongo wa 27. Ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Matayo, turasoma ibice byaho 14, turahera ku murongo wa 23 tugeze ku murongo waho wa 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika imitima batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure ni njyewe mwitinya, twakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye wo nkurikiye, Imana yampaye ijambo ry'ihumure. Imana yavuganye nawe nge, irambwira ngo ugende umbwirire ubwoko bwanjye ngo buri bintu byose babonaga biri kubatereganya, ibintu byose byari biri kuguterera hejuru, ibyari biri kukubuza umutekano, ibyari biri kukuraza udasinziriye, Imana yavuganye nanjye. Itavuganye nanjye nabwo sinaza ngo mbikubwire, ariko kuko yavuganye nanjye, uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo buri kintu cyose cyari kiri kukubuza umutekano, cyakunyuzaga hirya kikakugarura hino, Imana yambwiye ngo Yesu agiye kukigendera hejuru kugira ngo agutabare. Hari ibintu Yesu agendeye hejuru. Oya, ntabwo Yesu agendeye munsi yabyo, ahubwo Yesu agendeye hejuru yabyo. Yesu agendeye hejuru y'ubwo bukene bwari buri kukwataka. Wari uri kubona nta hepfo nta haruguru, wari uri kubona ibintu byose byanze, wari uri kubona amagambo yakubanye menshi, wari uri kubona abantu bose bagusuzuguye, wari uri kubona ibintu byose byakuvuyeho, ibintu byose wabonaga byanze, nyamara ntugire ikibazo, ntugire ubwoba. Yesu abigeye hejuru. Yesu agendeye hejuru y'ubwo bugumba, Yesu agendeye hejuru y'ayo marira. Rabodo se treveni minini kontrei. Yesu agendeye hejuru y'iyo nzara, Yesu abigendeye hejuru
hejuru. Ndagira wowe nkurikiye mvugane nawe yuko hari ibyo Yesu agendeye hejuru. Ntabwo mbizi ariko biziranye n'umutima wawe. Uri kureba ukabona nta buryo, uri kureba ukabona nta nzira, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Ibyo byose byari bigusuzuguye, ibyo byose byari bigufasheho umwanya, ibyo byose byari kuvuga ngo ntabwo bigishobotse, ibyo byose wari kubona ngo ntabwo bigikunze. Ndagira ngo nguhanurire muri aka kanya, Yesu yambwiye ngo abigendeye hejuru. Nta nubwo aringaniye nabyo, ahubwo arabisuzuguye, ashinze hejuru ibirenge bye kugira ngo agutabare mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abigendeye hejuru. Heleside kontra muri ibi byagiye mu mwuka ngo umunsi nibuka ngo ni umunsi nakwemereyeho, aravuga ngo wambereye umucunguzi, ngo menye ibyawe nishimye. Aravuga ngo singize Yesu wanyogeje ibyaha. Hari ibintu Yesu yagendeye hejuru kugira ngo tuve muri za karande, tujye mu rusengero, twitwa abana b'Imana, ducungurwe n'amaraso ye, tumwakire mu mwami n'umukiza. Nuko hari ibyo Yesu yagendeye hejuru. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, hari ibyo Yesu agendeye hejuru kugira ngo ayo marira yawe aveho. Hari ibyo Yesu agendeye hejuru ngo ako gasuzuguro kari gafashwe kuri wowe karangire. Ndi impanda iri kuvugana nawe. Uyu ni umubura Imana impaye, iri ni ijambo ry'ihumura Imana impaye. Birambwiye ngo wirira, reka guhangayika, reka kuvuga ngo ugiye gusenya, reka kuvuga ngo ibyawe biragaragaye, uramwaye, urasebye. Ntabwo Imana igutereranye. Hari ibyo Yesu agendeye hejuru kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Umunsi umwe ngo Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ngo nta kindi twahamagariwe. Aravuga ngo ntabwo twahamagaye ngo tujye mu bindi, iyo tuza kuba twarahamagawe ngo natwe tujye mu kwinezeza twakabikoze. Arababwira ati ariko nimubyuke. Arababyutsa, bari bafite ibitotsi bagombaga kujya kuryama. Yesu arababyutsa, arababwira ngo ntabwo ari umwanya wo kuryama basore banjye, ntabwo ari umwanya wo kuryama. Arababwira ngo byagakwiye ko natwe tumera nk'abandi, tukinezeza, tukajya mu bitunezeza. Arababwira ngo oya. Abwira Filipo ngo gabanya ubunebwe, abwira Andereya ngo byuka, akura Petero uburingiti, amubwira ngo oya, ntabwo ari igihe cyo gusinzira no gufurura. Afata n'abandi ba Matayo, arababwira ngo ntabwo ari igihe cyo kuryama no gusinzira. Ngo buri muntu wese aramubyutsa. Abagabo 12 bari bari kumwe, ngo arababwira ngo nimubyuke muze tugenda tujye mu ivugabutumwa. Ngo baragenda bajya mu ivugabutumwa, ngo bakora umurimo w'iyabahamagaye hakiri ku manywa, ngo bakiza indwara, ngo bakiza ababembe, ngo bakora buri kimwe cyose. Icyampa tukongera tukagaragara ku gicaniro tugakora ibyo twahamagariwe. Wa muririmbyi we, Yesu araguhamagara, arashaka kugira ngo uhagarare, wongere ubyine, wongere uririmbe, uhagarare kuri wa murimo. Nubwo ibiducine aletrobenesanse, nubwo ibicinege birimo biza, ariko turasiganwa, turashaka gusingira ibyo umwami yatubikiye. Hari n'umwambaro mwiza yatubikiye, ndakwifuriza ngo nawe uzawubone. Haleluya. Arababwira ngo nimuze tujye ku byo twahamagariwe. Ngo baragenda, ngo bagere hakurya, ngo basanga ibibembe byamaze abantu, ngo bakiza abantu indwara z'ibibembe. Ngo basanga ubumuga bwamaze abantu, ngo basengera abantu babakiza ubumuga. Ngo basanga ibintu byabaye ibindi, ngo basengera abantu batandukanye, ngo babakiza indwara zitandukanye, ngo babakiza uburibwe butandukanye, ngo babakiza imisonga itandukanye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo barakora, bakora umurimo w'Imana, ngo kugeza ubwo barananirwa, baracogora. Bari kumwe na Yesu, bakoresha imbaraga nyinshi, ngo ariko igihe kigeze barananirwa. Ngo muri uko kunanirwa, ngo bamwe baricara, abandi barahagarara, abandi baratembera, baravuga ngo yiwe turananiwe. Ngo ariko Yesu arababwira ngo mwumve, muhumure, ntabwo ari igihe cyo kunanirwa. Ngo bamwe arababwira ngo nubwo munaniwe, ariko njye ndacyafite gahunda. Ngo Yesu abona n'amazi ntabwo bakishobora kuyamira. Baranyurira babwira ngo basore, mwebwe reka mbasezerere, hanyuma njyewe nsigare mu kazi. Nubwo abana b'abantu tunanizwa no gufasha bagenzi bacu, reka nkubwire, hari umuntu utajya unanirwa n'umwe, ni Yesu. Abo bari kugufasha bananirwa. Hari igihe kijya kigera bakwishurira inzu bakananirwa. Hari igihe kijya kigera
abakubwira amagambo meza bakananirwa, bakakubwira amagambo noneho akarisha. Ariko nta wundi muntu ujya unanirwa, nta wundi. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, cha kutumaini sina, kila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Niye mwamba ni salama, 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 niye lele bose televo, lando ni mando fedo crea, zodi bole foto prea, zeni fola blode nesi, tando le kore pole foria. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo bamaze kunanirwa, nari nkubwiye ijambo rivuga ngo ababyeyi bawe barananirwa kugufasha, inshuti zawe zirananirwa, umugabo washatse arananirwa, umugore wawe arananirwa, mushiki wawe n'abandi banyamuryango ba anko bawe na ba anti barananirwa. Ariko Yesu aracyari mu kazi. Ngo abigishwa bamaze kunanirwa, hari bonesi deploy. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabasezerera, ngo arangiza asigara mu kazi aho ngaho. Ngo amara gusigara mu kazi, Bibiliya iravuga ngo nuko ngo asezerera abantu, ngo arababwira ngo nimutahe, ngo n'abigishwa bana barabasezerera, ngo nabo bagendera mu bandi nk'abandi bose bari bananiwe. Ngo ariko Yesu ntiyahwema, aravuga ngo nanjye imeze nkabo ngacogora. Biriya byago bigiye kuza gufata abigishwa banjye ntabwo bahura nabyo, ntabwo babikira. Bigishwa barirukanka, ariko Yesu abona ko hari ibyago bari buze guhurira nabyo mu nzira. Ngo Yesu we yizamukira umusozi ajya gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo abandi bari bananiriwe, Imana y'amahoro ihaguhereye imbaraga. Aho benshi bari basinziriye, aho benshi bari bacogoreye, hari imbaraga z'Imana zigiye guhagararana nawe. Aho benshi bavugaga ngo ntabwo bikunda, hari ubwiza bw'Imana bugiye kugaragara ku buzima bwawe. Aho benshi bari kuvuga ngo ntabwo tuzabaho, Imana ihaguharije uburame mu izina rya Yesu. Aho benshi bari kuvuga ngo ntabwo inzira yoroshye, Imana iguhaye kubinyuramo kandi ukabinyuramo ufite amashimwe. Bibiliya iravuga ngo abigishwa bananirwa mu bandi, ngo bakomeza inzira baragenda bajya mu bwato, ngo ndetse barakomeza bagenda mu nyanja. Bibiliya iravuga ngo bageze imuhengeri, ngo hanyuma bahura n'umuraba, bahura n'ikigeragezo batari biteze ko bari buhure nacyo, kandi bahuye nacyo basize Yesu akiri mu kazi, basize Yesu akiri gukiza, basize Yesu akiri gusengera impumyi, basize Yesu akiri kugaburira abashonje, basize Yesu akiri gukiza ibisebe. Bamusize mu kazi, bo baravuga ngo bagiye kuruhuka, ngo bageze mu nzira basanga Satani yabategeyeyo. Ngo bagiye kubona babona umuyaga ngo ubaturutse imbere, umuyaga ubaturutse imbere. Nshuti yanjye, nta gihe wari wasenga amasengesho yo kwiyiriza ubusa, wagera mu rugo ugasanga umugabo cyangwa umugore nibwo yashinyitse, nibwo ari kuvuga ngo uvuyehe, ugasanga yashyaje umupanga ngo wibeshe urenge aho ngaho ngo utebe. Uzi ngo ni iki se? Abadayimoni wahoze ukubita nabo bashakisha ahantu bari buze kwihimurira, bakaza kwihorera. Nabo rero bari basenze bari kumwe na Yesu, birukana abadayimoni no gukiza indwara. N'abadayimoni rero ngo sawa, ubwo tugize amahirwe mukaba mumusize inyuma, turaje natwe tubafatire hano mu nyanja. Imana igukurireho dayimoni muhoze, Imana ikwirukankanire dayimoni wo kuza kwihimura ku buzima bwawe, Imana ikurwanirire. Ngo abigishwa mu gihe bakiri mu mazi abira, ngo mu gihe bakiri kwibaza ngo biragenda bite, ngo Yesu ari mu mwuka amenya ko abigishwa bari mu bibazo. Reka nkubwire nshuti yanjye, aho wicaye ibyo wari urimo byose, Yesu amenye kuri mu gahinda. Ayo marira wari ufite mu rugo rwawe, Yesu yabimenye. Ako gahinda wari ufite mu nzira uri gucamo, Yesu yabimenye.
ubwo bushomeri wari ufite Yesu yabumenye, ayo magambo akarisha uri kubwirwa Yesu yayamenye, izo minerivare z'abana ziri kubura Yesu yabimenye. Ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe, ntugire ikibazo ni uko Yesu atabimenya, ariko kuva Yesu yabimenye ugiye gukira, ugiye kwakira ubuzima, ugiye kwakira ubutware, ugiye kwakira icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana niryo rirabangiye. Yesu yabimenye, ugiye kubona ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe, ugiye kubona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ndaguhanuriye mu mahanga yose atandukanye, biravuga ngo mu mahanga yose umwubaha ngo agakora ibyo gukiranuka, ngo uwo nguwo yamwemera, Imana irakugezeho, Imana irabikoze, Imana irakudedeveniya, Imana irakuzamuye, Imana irakubatse. Mu izina rya Yesu hari uburinzi bw'Imana, hari icyubahiro cy'Imana, hari ugukora kw'Imana. Rego de vodu brain, hari umuntu wari ufite ikibazo cy'amaguru, Imana irayakijije. Hari wari ufite ikibazo cy'amadeni, akira gukira mu izina rya Yesu. Nabwira ijambo ari ry'ubusa, ndagira ngo utere kubisuzugura, ndagira ngo utere kubipinga. Hari imbaraga z'Imana zizera wese gukizwa. Kuba ikibazo ufite Yesu arakizi, niba atakizi kimumenyeshe, ariko niba akizi, niba yakimenye, afite icyo gukora, niwe uzi icyo agiye gukora, niwe uzi uko agiye kubikemura, niwe uzi uko agiye kubirema. Abigishwa ba Yesu ngo bagiye kubona, ngo babona umuyaga ubaturutse imbere, ngo ushaka kugira ngo barangize, ngo ariko Yesu aba yabimenye, ngo abayirukansa agenda hejuru y'inyanja. Yesu abije hejuru, Yesu agenda hejuru y'ibyari bigusuzuguye, Yesu agenda hejuru y'ibyari bikumenyereye, Yesu agenda hejuru y'ibyari bigufasha ijambo. Yesu abigiye hejuru, Yesu abigiye hejuru, Yesu agenda hejuru y'ubwo bukene, Yesu abigiye hejuru. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo abigenda hejuru y'inyanja, ngo arangije, ngo abigishwa bamubonye, ngo baravuga ngo dore umuzimu, uriya ntabwo ari Yesu, ntabwo byakunda ko yabikora, ntabwo byashoboka. Hari igihe Yesu agukoreye igitangaza ugashidikanya, ariko agiye kukwereka ko afite imbaraga ziruta iz'abarozi, agiye kukwereka ko afite imbaraga ziruta iz'abarangi, agiye kukwereka ko afite imbaraga ziruta iz'abashwekuru. Mwebwe abanyamasengesho mutere gucogozwa n'ibihe muri kubona. Niki Polipora to deceive. Senga. Gusenga niko kugiye gukemura ibibazo, gusenga niko kugiye kurangiza izi ntambara, gusenga niko kugiye kugushira mu mahoro. Mu gusenga niho ugiye kubonera ubwiza bw'Imana. Yesu arangije ngo atuzishe umuraba, ngo abigishwa be bamubonye, ngo baravuga ngo ni umuzimu. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabegera, ngo avugana nabo. Ugiye kuvuganira na Yesu mu gisubizo ubonye, ugiye kuvuganira la sotreve dobenia, ugiye kuvuganira na Yesu mu gisubizo ubonye. Agiye kukubwira ngo ni njyewe witinya. Yesu araguhumurije, Yesu arakubwiye ngo niwe witinya. Reka gutinya ibyo wari kubona ngo ugire ubwoba ngo hari ingaruka zizabizamo. Niwe ubikoze nta wundi, niwe ubikoze nta wundi. Ni Yesu witinya, ni Yesu, niwe. Reka gutinya, ni Yesu ubikoze witinya. Were kubyitirira abanyoko wanyu, were kubyitirira abacuti bawe, were kubyitirira abanyogosenge. Niwe Yesu, ni Yesu ubikoze. Reka gutinya, reka kuvuga ngo ntabwo bikunda, reka kuvuga ngo ni umuzimu. Oya, ntabwo aleta bosi proivenike, nta mbaraga zose zabishobora. Ni Yesu ubikoze witinya. Yesu ngo abatuzishirize umuraba, abigishwa barongera baranezerwa, ngo baganira na Yesu. Yesu arongera guhumurira, kandi mugiye kugirana ikiganiro cy'ihumure kivuye mu bwoba wari ufite, kivuye mu kigeragezo wari ufite. Imana ni kuvuganye nanjye ngo ni Yesu ubikoze witinya, kandi durabigiye hejuru. Ubonye amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Tadusenga n'Imana. Data, mu izina ryawe rikomeye, urakoze kubw'iyi message, urakoze kubigiye hejuru, urakoze kubiremye, urakoze kucecekesheje bya bindi byari bidufasheho ijambo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeza ukore kandi ukomeze gukora nk'Imana. Nakiriye amashimwe Mana, aho nari kubona byari bikomereye, uhise ubigenda hejuru. Ugiye hejuru y'iyi nyanja nari mpagazemo, ugiye hejuru y'iyi nyanja. Urabikoze kandi urabiremye. Ni mu izina rya Yesu urakoze ko umpaye amashimwe, urakoze. Amen. Imana ibaha umugisha. Inyanja yose wari urimo Yesu ayigiye hejuru ngo agutabare. Amahoro y'Imana abane nawe, ubwiza bw'Imana bukomeze buganze. Shalom, shalom.